Reka tubaye ikaze mwese mukurikira Busy Time TV. Numwanya wo kubageza amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu myidagaduro. Nje ugiye kuyakugezaho nitwa Harerimana Justin Mind. Nkaba ndumwe mu bantu babagezaho amakuru kuri iyi televiziyo. Nkaba nakurarikira gukurikira iyi televiziyo ugakora share, ugakora like, ugatanga na comment kugira ngo amakuru tugiye turushaho kugenda tuyaguha umunsi ku wundi. Amakuru yacu rero tugiye kubwira ku makuru ari kugenda caracara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi turaza tuvuga no hanze y'igihugu cy'u Rwanda ko byifashe. Reka mbaye ikaze mwese mukurikirana ibiganiro bya Busy Time TV. Uyu niwo mwanya wo kugezaho amakuru ari kugenda avugwa mu myidagaduro. Uyu munsi rero tugiye kubwira amakuru ari kugenda acaracara hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tugenda tunyuramo muri make tukubwira uko bigiye byifashe kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi kubijyanye n'imyidagaduro. Nje rero wumva on the mic on the voice nitwa Harerimana Justin Mind. Mubwira ngo komeza ugubwe neza we ukunda gukurikirana ibiganiro byacu kuri Busy Time TV. Ahangaha nkubwira ngo niba ugira ngo ibiganiro byacu bikugereho neza gatanu kandi banza ukande kuri like, nurangiza ukande subscribe, nurangiza ukore comment ndetse unasharinge mu magroupe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Amakuru yacu rero reka tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda ku nkuru ziri kugenda zicaracara. Ku itariki 9 rero akaba ari bwo muhanzi Mugisha Benjamina yaje kugira isabukuru. Akaba ari ubwa mbere The Ben yagize isabukuru ari hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ari kumwe n'umufasha we w'ikiza Pamela. Anga rero Pamela akaba yaramubwiye imitoma myinshi cyane ku munsi w'isabukuru, amubwira ati mugabo wanje niwe mugabo wenyine nabonye rukumbi kwisi, nabonye mwiza cyane kurusha abandi bose n'abana nabonye mu maso yanjye. Ikindi kandi Pamela yavuze kuri The Ben, yaravuze ati birazwi ko abantu bagira inenge ariko kuri wowe nta nenge ngubonaho, ahubwo mbona uhora uri umuziranenge. Bikaba ari imwe mu byagiye bikomeza gucaracara kandi bigaragara yuko n'abantu benshi bishimiye umunsi wa The Ben, bagenda bamwandikira ku mbuga nkoranyambaga ze, bamwandikira kuri Instagram, bamwandikira kuri X, bamwandikira no ku zindi social media agenda akoresha, ndetse hari n'abagiye bamuhamagara ndetse n'abamuhaye ubutumwa inbox. The Ben akaba yarishimiye ibi byose. Tukiri kuri The Ben reka tukubwire kuri Coach Gaira ndetse na Alex Muyoboke. Aba ngaba rero bikaba byaravuzwe yuko Alex Muyoboke ari umwe mu bantu ba managinga The Ben, ndetse na Coach Gaira akaba ari umwe mu bantu ba managinga Bruce Melody. Ni nyuma yuko hari yashize igihe kinini abafana bagereranya Bruce Melody ndetse na The Ben. Abantu benshi bagatekereza ngo hagati ya The Ben na Bruce Melody harimo ikibazo bitewe nuko abafana bagendaga babagiranya bavuga ati uyu ni ukomeye, abandi nabo bakavuga ngo uyu nguyu niwe ukomeye. Ahangaha rero abantu benshi bitewe nuko bazi ko Alex Muyoboke agenda na The Ben ndetse na Coach Gaira akagenda na Bruce Melody, byahise biba ikibazo cyane ko n'abano ba manager baje kubyivangamo bakajya bagenda batanga point of view zabo, biza kugaragara yuko harimo ikibazo hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melody. No kuvuga ngo ubukwe bwa Kimenyi Yves ndetse na Muyango nibwo bwaje gutuma noneho abantu bamenya ukuri kuri hagati ya Coach Gaira ndetse na Alex Muyoboke. Aba bombi bakaba barahuriye mu bukwe, baricara baraganira, abantu baza kubabona mu mafoto bari gusangira kandi banishimanye. Abantu bakibaza ati ese aba ni babandi twabonaga kenshi bari guhangana. Ibi ngibi bikaba byaratumye abantu benshi batekereza ko bati nyamara nubwo twabifataga nkaho Alex Muyoboke ndetse na Coach Gaira bafitanye ibibazo, nta kibazo bafitanye. Gusa nkuko mubizi Coach Gaira ni umwe mu bantu bahagarariye 150 AM, ikaba ari imwe muri labels komeye mu gihugu cy'u Rwanda, ibarizwamo umusore ukomeye cyane Bruce Melody. Ari nayo mpamvu bavugaga yuko abangaba bombi bifatanyije nanone mu kurwanya timu ya Alex Muyoboke. Mukamunabizi yuko Alex Muyoboke nawe ari umwe mu bantu babaye aba manager igihe kinini. Ikindi twakubwira hano rero tukiri kuri The Ben nanone ndetse na Alex Muyoboke, ubwo Alex Muyoboke yarari mu kiganiro The Choice Live, ni kiganiro gica ku Isibo TV. Alex Muyoboke akaba yatangaje yuko atari we manager wa The Ben. Yavuze ati The Ben namumanaginze kera agifite imyaka 17, The Ben namumanaginze kera akiri muto agisora indirimbo ya mbere y'amaso ku maso ndetse nanjye bayimufashije, ariko kuri ubu ngubu ntabwo ndi manager wa The Ben. Ahangaha rero akaba yakuriye inzira ku murima abantu benshi batekerezaga yuko ari we manager wa The Ben, cyane cyane ko yagiye n'abaha facts zifatika babwira ko The Ben amufasha ari hano mu gihugu cy'u Rwanda
Rwanda, kandi kumufasha ntabwo amufasha nka manager, ahubwo amufasha nk'umuntu w'inshuti ye. Ikindi kandi yanatanze facts ivuga yuko The Ben amara igihe gito hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari nayo mpamvu amufasha ari hano mu Rwanda, yasubira muri Amerika akaba afite n'abandi bamumanaginga muri Amerika. Niba ushaka kumererwa neza, nimba ushaka kumenya amakuru kugiye, nimba ushaka kumva amakuru meza cyane ameze neza kandi atunganye, nagusaba gukurikira Bwiye TV kugira ngo ukomeze ugubwe neza. Warangiza ugakora subscribe, ugakora like ndetse ugakora na share, ikindi ugashyiraho na comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bigende neza. Ngenda cyari Justin Mind nkugezaho amakuru y'imyidagaduro. Reka amakuru yo mu Rwanda tuyasubikirana, ahubwo twikoze hanze y'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda turahera muri Nigeria, tukubwire kuri Tiwa Savage. Ngubu akaba yamaze gushyira mu nyiko Davido, ni nyuma yuko ku itariki 23 Ukuboza 2023 Tiwa Savage yaje gupostinga uwahoze ari inshuti ya Davido witwa Sophia Momodu, akaba yaramupostinze kuri Instagram ye. Davido aza kubona Tiwa Savage yapostinze uwahoze ari umukunzi we, aravuga ati Tiwa Savage twari inshuti, kuri ubu ngubu ugiye kuba umwanzi wanjye, bitewe nuko uwo mukobwa Sophia Momodu twarashwanye, twatandukanye nabi, ibintu byari bikomeye cyane mu gutandukana kwanjye nawe, ariko wowe ugiye kumupostinga, kumushyira ku mbuga nkoranyambaga zawe, biragaragaza ko nawe uri guhangana nanjye. David akomeza atera ubwoba Tiwa Savage amubwira ko agiye guhangana nawe. Ahangaha Tiwa Savage akimara kubona buno butumwa yakise atekereza ko, aravuga ati ibi bintu ndabona bishobora no kunkoraho, nimba David avuga yuko agiye guhangana nanjye, reka mbishyire ku karubanda, ahubwo negereye inzego zishinzwe umutekano, police, mbanze ngizeho ikirego. Ahangaha niho Tiwa Savage yageze mu nyiko, arega Davido yuko ari kumugendaho. Ibi byo kumugendaho rero bikaba byatumye inzego zishinzwe umutekano muri Lagos zikazamaze kwakira ikirego cya Tiwa Savage, bakaba bamubwiye ko bagiye no kubikurikirana. Ni mu gihe uyu mukobwa Sophia Momodu yabaye umukunzi wa Davido, abyarana umwana wa mbere mu mwaka wa 2015, ariko bikaza kugaragara yuko Davido nta kintu yigeze afasha uyu mwana babyaranye. Abandi bakatanga comment bavuga yuko n'ubundi Davido nta kintu yigeze afasha iyi mfura ye y'umwana yabyaranye na Sophia Momodu. Reka nanone twimanukire twigerere muri South Africa, tukubwire ku musista cyangwa se ku mukobwa witwa Taylor. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bakobwa bari kugenda bavugwa cyane, akaba ari umwe mu bakobwa bari kugenda abatwika statistics zitandukanye. Ubu ngubu rero indirimbo ye yitwa Water cyangwa se indirimbo yitwa Water ikaba amaze kuba imwe mu ndirimbo ziri kuri Billboard Hot 100, ikaba yamaze kugera muri top 10 mu ndirimbo ziri kuri Billboard Hot 100. Ikaba rero ari bimwe mu bintu biri kugaragaza ko uyu mukobwa w'imyaka 21 mu gihe kizaza ashobora kuzaba Queen of Music of Africa, nyuma yo kuba indirimbo ye iri kuri Billboard Hot 100. Akaba uyu mukobwa ari kubyishimira, ndetse n'abantu benshi bakomeza bamubwira uti courage mwana wacu. Ni mu gihe indirimbo ye isanze Essence ya Wizkid nayo iri mu ndirimbo 10 zikunzwe kuri Billboard Hot 100, ndetse n'indirimbo Calm Down ya Rema iri ku mwanya wa gatatu. Ni mu gihe indirimbo ya Taylor iri mu ndirimbo 10 zikunzwe kuri Billboard Hot 100 ku mwanya wa 7, ikaba igiye isanga indirimbo Calm Down ya Rema iri ku mwanya wa gatatu, ndetse n'indirimbo Essence ya Wizkid. Twinyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Bwota Masimbi, naho tukubwire ku makuru ari kugenda aho havugwa. Ubu umuhanzikazi muri Amerika Rihanna akaba yishimye cyane nyuma yuko umugabo we A$AP Rocky yamaze kugirwa umwere mu rubanza yarerwagamo, abavuga yuko yagize uruhare mu kwica uwari inshuti ye. Ahangaha rero ni nyuma yuko uyu mugabo wa Rihanna yarezwe, birangije abantu bakibaza ati ni gute Rihanna umugabo we yajyaga mu rubanza Rihanna nta muherekezi. Ahangaha bakaba bafitanye abana babiri b'abahungu. Rihanna rero akaba yamaze gutangaza ko umugabo yagizwe umwere, ikindi kandi bikaba byagaragaye ari gushimira abavoka ndetse n'abanyamategeko bose bari baherekeje umugabo we mu nyiko. Ubu ngubu akaba yongeye kwishimana n'umugabo A$AP Rocky. Tukiri muri Amerika, reka tukubwire ku muraperi 50 Cent, akaba umwe mu baraperi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abanyabigwi bafite ibikorwa. Yicaye aratekereza aravuga ati mu mwaka ushize wa 2023 ntabwo numva yuko nakoze ibikorwa bihambaye, akaba ariyo mpamvu ngiye kwicara nkavuga ngo
ngo ibintu by'akabariro cyangwa se byo gutera akabariro ngiye kubihagarika. Akaba yabitangaje avuga ko agiye guhagarika gutera akabariro muri uyu mwaka tugiye gutangira, muri uyu mwaka turimo twatangiye wa 2024. Yavuze ati kugira ngo ngere ku ntego zanjye, reka mukotinge ibyo yavuze ati kugira ngo ngere ku ntego zanjye, kugira ngo ngere ku byo nifuje, kugira ngo ngere ku byo nshaka kuzageraho muri uyu mwaka, biransaba kuba mpagaritse ibintu byo gutera akabariro, kuko iyo ngiye mu bintu byo gutera akabariro birandangaza, bigatuma nakora ibindi byose nagakwiye gukora, bigatuma njya mu bintu bitamfitiye umumaro. Ayo ni amagambo yavuzwe na 50 Cent, umwe mu baraperi b'abanyabigwi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bakibaza ese ko 50 Cent azahagarika gutera akabariro cyangwa se ni bya bindi by'abahanzi. Nkomeza nkurarikira komeza gukurikirana ibiganiro bya Busy Time TV. Ngewe nakugezagaho aya makuru nkaba nitwa Justin Mind Harerimana, nkubwira ngo komeza ugubwe neza ukurikirana ibiganiro byacu. Ikindi nkurarikira gukora subscribe, ugakora share, ugatanga comment ndetse ukanakanda like kugira ngo ibikorwa byacu bijye bikugeraho umunsi ku wundi. Ibiganiro byacu nagahoraho, wowe komeza ukurikirane Busy Time TV.